Ese wigeze wibaza ku gihingwa kimwe cyoroshye kubona kandi kikaba cyarinda umubiri wawe amaso, kikaguha ingufu ndetse kigakomeza ubudahangarwa bwawe icyarimwe? Kuva mu majyepfo ya Amerika kugeza ku meza yo mu Rwanda, iki gihingwa kiracyafite intungamubiri nyinshi birenze uko ubitekereza. Iki kiganiro kugeza kirangiye biratuma umenya akamaro k'ikijumba ndetse n'indwara bivura, ndetse ntuzongera kurara utabiriye na rimwe mu buzima bwawe. Ikaze kuri TheHealth@Olivier, umurongo wa YouTube ubagezaho ibiganiro bivuga uburyo twakomeza kubungabunga amagara muri rusange. Niba utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ibiganiro hafi ino chaîne ikugezaho. Ibijumba bikungahaye ku cyitwa beta carotene, ari nayo ituma biryohera. Iyo beta carotene umubiri w'umuntu urayikoresha ukayikuramo vitamine A. Ibijumba bikize cyane ku byitwa antioxida, birinda umuntu gusaza vuba. Ibijumba kandi ni isoko ya vitamine zitandukanye zikenewe mu mubiri w'umuntu. Muri izo harimo vitamine B6, B2, B5 na vitamine C. Byifitemo kandi ubutare bwa cuivre na manganese. Ibijumba ni ikiribwa cyiza ku bantu barwaye indwara ya diabete kuko byifitemo isukari y'umwimerere igenda ikaringaniza isukari iri mu maraso. Ibijumba kandi bifasha mu migendekere myiza y'igogora kuko bikungahaye ku byitwa fibre bifasha mu nzira y'igogora. Ibijumba kandi birwanya impatwe bikanarinda kanseri y'urura runini. Ikintu cya gatatu hano twababwira, ibijumba byongerera umubiri ubudahangarwa kuko byifitemo vitamine D. Iyo vitamine D ikomeza amagufa, amenyo, igafasha imitsi, uruhu, ikanatuma umuntu agira imbaraga. Icya kane twababwira ku bijumba, bituma umutima ugira ubuzima kuko ibijumba byifitemo ubutare bwa potassium igenda igasenya ibyitwa sodium bishobora gutuma umutima ugira ibibazo, nkuko twabibonye mu biganiro byabanje hano kuri TheHealth@Olivier. Ikindi kandi ibijumba bigira vitamine B6 ikumira impanuka zo guturika imitsi yo mu mutwe kuko bituma umutima ukora neza. Icya gatanu, ibijumba bifasha mu mikurire y'umwana ukiri mu nda kuko bikungahaye ku cyitwa acide folique, nkuko twabibonye mu biganiro byabanje hano kuri TheHealth@Olivier. Cyane cyane ibiganiro bivuga ku ntungamubiri umubyeyi akwiye gufata igihe atwite, kandi abagore batwite bakeneye acide folique kuko ituma umwana akura neza mu nda. Icya gatandatu twababwira ni uko ibijumba bikize kuri vitamine C. Vitamine C irakenewe cyane mu mikorere myiza y'umubiri w'umuntu muri rusange. Ibijumba kandi birwanya anemi kuko bikungahaye cyane ku butare bwa fer. Iyo fer yo ifasha umuntu ikamurinda guhura n'ikibazo cyo kubura amaraso. Ibijumba kandi ntitwakwibagirwa ko bifasha abakobwa cyangwa abagore bajya mu mihango bakababara kuko byifitemo ubutare bwinshi bwa manganese na fer. Ibyo rero bifasha abagira imihango ibababaza. Icya cyenda twababwira ku bijumba ni uko bituma umuntu agira umusatsi mwiza kubera beta carotene twabonye ibamo, ikaba mu bijumba byinshi kandi ikaba ituma imisatsi imera neza kandi ikanakura neza, ikayirinda kwangirika. Ku rubuga wa@topsante.com bavuga ibyiza byo kurya ibijumba, ariko bakongeraho ibyiza byo kurya ibibabi byabyo. Bavuga ko nubwo ibibabi by'ibirayi byo byigiramo uburozi bitaribwa, ariko ibibabi byo by'ibijumba biribwa kandi bikaribwa nk'izindi mboga kuko byifitemo intungamubiri nyinshi. Tuboneyeho kandi gukomeza kubibutsa ko ibi biganiro dutanga ari ibidufasha kubungabunga ubuzima muri rusange, bidakuraho inama wahawe n'inzego z'ubuzima cyangwa se inama wahawe na muganga ukuvura. Mwabanye muri iki kiganiro, nitwa Jean Bosco Nshimyumuremyi, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuzima. Murakoze.